Oh yes, reka mbifurize ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana. Ni byiza yuko mudukurikira. Nk'ibisanzwe tugarutse muri wa mwanya wo gusobanura amazina. Uyu munsi twaba tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Emelyne. Emelyne ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko ku rurimi rw'Ikidage. Iri zina rikaba risobanura umukozi. Reka turebere hamwe bimwe biranga ba Emelyne. Nk'uko izina rye ribisobanura, Emelyne akora cyane ikintu cyose akunda. Iyo atitaye kuri icyo kintu ngo kiramugora cyane. Ikindi wamenya kuri uyu mwana w'umukobwa, ngo Emelyne mu myambarire arihariye, ngo kandi ibyo ngibyo bituma abantu bamukunda. Emelyne ngo akunda amafaranga kandi akamenya no kuyacunga, ngo rero ibyo bigatuma avamo umugore mwiza uzi kurebera urugo rwe. Ikindi nakubwira kuri uyu mwana w'umukobwa, ngo Emelyne akunda kwigirira icyizere kandi ngo akunda kunguka ikintu gishya mu buzima. Ngaya rero ubusobanuro bw'izina Emelyne. Nawe niba hari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri komenti tuzarigusobanurire. Hagati aho, niba iyi video hari ikigufashije, dutera inkunga ukore subscribe, like, share na comment, ukore no kunzogera kugira ngo buri uko twasohoye ikiganiro gishya ujye uhita ukibona mu ba mbere. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbararikira gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.